uyu mugore nkumvishije rero Kasongo Yihwa yitwa Nyirakazikoraho wigeze kwikorera inkono urumva arangije ariko se jya kumva bumve kuntu ibintu bimeze urumva yitwa Nyirakazikoraho wikoreye inkono yamutwika ati nziza iki urumva Yes, tongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe mukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi Mpinga Media. Mbashimire cyane abantu mwakoze subscribe, Imana ibaho umugisha cyane kandi Imana ikomeze kubishimira cyane. And of course, nitwa MCT, hanyuma mba kumwe na Kasha Makokero, Kasongo Yihwa n'ubwo hoya hala muraza kumwihanganira uyu munsi ngo nta mafuta bita mafuta nta mafuta ariko yavuze ati kubera urukundo nkunda abantu bo ku Mpinga Media nta kibazo ndaza nicare sindi umushungere sindi imfura cyane nanjye ndayengerageza mvuga ibishoboka kabisa imbere cyane biteze sha alhamdulillah ndakubona alhamdulillah shyuha ndashyushye cyane ariko mu gushyuha cyane ndabanza mbwira abantu ariko ndashyushye mfitemo n'ikibazo niyo mpamvu abantu babona hari hashize iminsi tutarimo kwanshoninga neza tujye tumexuza kuba kunze bacu hari ukuntu umuntu ubuzima regatwe ntago tugena ubuzima tubaho uyu munsi kubera ko Imana yabishatse ariko iyo bitanameze neza turatwega kavalinga tukaza mu kazi bihangane kabisa kandi batubabarire so turi muri Femme Lounge nk'ibisanzwe cyo cyambere niho twicaye ahantu heza cyane na ahantu ahubwo abanyarwanda mabwire yuko hagomba no kunyura igare turi mu bihe by'igare turi mu kwezi cyangwa se icyumweru cyahariwe igare umunyarwanda wese ari ku igare urumva ariko nanahababonye kare wana bari kugora bizo n'umuhanda wo kwa Mutwe uzakoreshwa rero nahabonye kabisa abanyamagare bari muri Femme Lounge bari kurya nabonye bari kurya Femme nge navuze nti ahubwo abantu batangira batekereza uburyo bazaza bakicara hano muri Femme bakareba igare kuko igare uzaba uryitegeye neza cyane bari kunywa ku cyo kurya wewana ka chicken iminyona abantu bashikurayo agafayiza abantu bahekenye ada chapati meze neza mama yangu na mama reka twigendere mu nkora abantu bamaze kumenya Femme Lounge kubera yuko turi hano n'ubundi mu Nyakabanda hafi ya Kontineri no tuba tubarizwa muze tubakire delivery mujya mubona contact yabo hasi biriho hanyuma ibintu bigende 700% bigende neza 700%. N'ubundi twari tuvuze ibintu by'igare Kasongo Yihwa reka twiherere ku igare n'ubundi of course niyo nkuru abanyarwanda turi mu byishimo bikomeye cyane kwa iki gikorwa n'ibintu bikomeye ibi bintu twese tubivugaho ejo nge n'abajeni twari turi kumwana twari twicaye muri hahandi yo turi guteka iyo turi gukusanya nyine ibintu tuza guha abanyarwanda iri rushanwa rirakomeye ni rushanwa ry'isi ndakeka nyine riba ku rwego rw'isi noneho ahantu twari tubikoreye rero ejo perezida nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yari yagiye mu gihugu nibagiye izina ryacu nimba arazaga n'ibiki nabonye yasuye n'imihanda bazakiniramo Formula 1 bahita gutera ni ukuvuga ngo ku munsi w'ejo nibwo ishanwa ryatangiye nibwo hari ryafunguwe ariko muzehe yari yigiriye hakurya gushumika n'ahandi ari mu kazi urumva ariko hari ibintu njya ndeba muri iki gihugu nkareba abantu batureba bakatureba bakavuga batari kuri Rwanda bite ndanabikunze cyane yasize i Kigali hahiye atanikomereza akazi nimba diru yakunze ibintu biri kugenda neza kubera icyo udakina izindi diru twebwe ntabwo turajya kuri rwa rwego rwo kwicara ngo tubabyita gute tugagike tugarame ngo byari noneho yagiye kudiringa ibya Formula 1 ibaze Kigali hari gushya isi yose iri Kigali ariko ibyo bintu nubwo biri kuba hari inkuru nabonye irambabaza ku rwego rukomeye cyane ku rwego mpuzamahanga baba bavandimwe b'abaturanyi bacu hano hakurya
bana Nzambe cyangwa abakongole bararahiye baratsemba bati nta ekipe n'imwe muri Kongo ishobora gukandagira ku butaka bw'u Rwanda. Hari harimo ekipe yabo nayo agomba kuza atariko kubera za ndani za kwayishi za prepare za bati ati nta ekipe n'imwe igomba kuza mu Rwanda. Ariko si bundi mu by'ukuri kasongoye nimba ufashe ekipe y'igihugu, ekipe ntago ari ya president, ekipe aba ari ya baturage, sibyo? Uyibujije amahirwe. Iyi ni coupe du monde iri kubera hano. Urabyutse mu gitondo ngo kubera ngo noma ngo ufitanye n'abantu runaka n'iki ngo hoya uyisubikata mu gitondo. Ibyo bintu tararenga nkubwire dusubire mu nkoranyamagambo twinjire mu migani ya Kinyarwanda. Munyarwanda yarakubwiye cyangwa se yaraciye umugani aravuga ngo nubwo nciye umugani ku manywa mu mbabarire. Oya wuce as long as uraba ufite message nta kibazo wuce. Gusurana umujinya ukinera. Uretse ko byabujije coupe de monde kuba. Byabujije izindi kipe kuza gukina. No nibwo hanahiye. Byabujije iki? Nibwo hanahiye. Kugira ngo hahiye. Urakoze hadashya. Reka bo tubihorere. Ariko ndacyavuga ku bantu batumva. Hari ministre ubwo twibereye ku igare riri Kigali mu gihe abanyarwanda twebwe dufite gahunda yo gufana igare, ariko abantu bajya gufana igare bari kujyayo kabisa, bari kujyayo. Abantu bamenye ko hari n'amastande y'abafana abantu bahagararaho ari ikiyeri ari iki ewana habuze ni kubera muri uyu mujyi. Ejo nari ku Kicukiro narumiwe cyane. Bari kujyayo kabisa. Hari ministre bamwita Lydia. Ikindi kizina cye ndabona kigoye pe, kiri mwiringa ntiwagishobora. N'umubirigi yagiye arandika ngo agaragaza ko u Rwanda rutarukwiye kwemererwa kwakira shampiyona y'isi y'amagare, arushinja guhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu, akifuza ko ruhabwa akato mu mikino nk'uko byakorewe Uburusiya. Duhungire rero bwana, duhungire wa mugabo nkunda cyane muzamura Vurimi, ongera Vurimi. Uriya subana kubwiye ngo tujye dukubitanira mu bitaramo ari kunyeganyega. Reka tubwire technicien de Sofira zamure Vurimi. Zamura Vurimi nkwereke. Hapo sawa. Yamurebye aravuga ati reka nkwicare ku gakanu nkubwire kuri ibi bintu bigenda. Uko bikorwa. N'abana mwe mumenye kuri ibintu bigenda. Yakumiriye aranakumara nashimangira. Dukumira tunamanuka twirukanga. Yagize ati Ministre Nduhungirehe yagize ati Madamu Mudepite, ababirigi bagenzi bawe bari i Kigali baragutashye baragusuhuza. Nyamara igihugu uri kuvuga ngo nticyagikwiye kwakira irushanwa gifite abanyagihugu bawe baragusuhuza ati nyaboneka. Urumva? Arongera ati umukinnyi wanyu w'indashyikirwa bamwita Remeko Evenepoel nawe yatsinze ku nshuro ya 3 yikurikiranya. Uwo ni mu bagabo mu gusiganwa n'ibihe. Yongera hati ahasigaye usome ku mazi ashyushye ubundi biraza gushira. Mbese mu yandi magambo ako karwara karaza gukira. Nibyo bavuga ngo gusakuza ntibyigeze bibuzimara kugira gute gucuranga. Wowe uri hakurya iri mu Bubiligi, urabubona kamera zose ziteye Kigali mu Rwanda, sibyo? Urahagurutse uti no ati twebwe mu mboni zanyu nkamwe mwategura irushanwa mufite ikibazo, ntabwo iryo rushanwa yakwiye kuba ribera mu Rwanda kubera ko u Rwanda ruhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ndungira hamwibutse ikintu kimwe, nyamara hano hari ababirigi kandi nabo n'abantu, hari watatse kari guhonyorwa. Icyo ni cyambere. Ura niko yashatse kumubwira. Hari ababirigi hano mu gihugu. Bari no gutwara igare yewe. Yewe bari no gutsinda. Ati umujene atsinze 3 kikurikira. Ati rero kubera ubwenge bwawe mbona kuntu bumeze bugerwa ku mashyi. Igo shushu tuzi. Wikande. Numara kwikanda utuntu dusome nurangiza sleeping uri gusinzira bo gacyaro ukuntu bifasha mu buzima. Biruhura umubiri. Amazi Madamu Mudepite birashira. Twigende. Next. Uri hari ukuntu umuntu aguhereza message ibintu byanditse mu Kinyarwanda ariko yabimuhaye mu Gifaransa mu rurimi rw'uruzungu kabisa ya mutomo.
reka nkubwire kano kantu kaso utaruzi kugira tuva no kuri iyi nkuru. Igare ryo turarinyonga paka icyumweru cyose kirangiye kwezi kurangiye. Umwaka wa 2022 u Rwanda rwakiye inama ya CHOGM, inama ikomeye ku isi. Urabizi? Ndabizi. Kankubwira u Rwanda ujya wumva uru Rwanda mu umwaka banzo rimba ko kari uru Rwanda mureba tiri mutagira ubwoba kamanda ni Poro. Urumva 2023 u Rwanda rwakiye inama ya FIFA Congress. 2024 ruhostinga inama ya FIFA Awards. 2025 riri guhostinga isiganwa rya mbere ku isi. Hari ibintu usize mbwira Trace Award. Na Trace Award kozi ko ari byo. Ubwo ngewe muri kalendari yanjye mu mbabare mw'abanyarwanda mwe, ariko nicyo kasongo yuha abashinzwe Giant of Africa. Komeza. Bare uburihe. Reka nkubwira akantu. Nigeze kwiyambukira nikoza hakurya hangaye mu nshuti z'abavandimwe mu baturanye akapana hariya hakurya handi navugaga. Nikoza hano hakurya kwa mama Suhuru Hassan mahurira n'umuhungu w'umutanzania. Twara ahantu bita gutera, twara ahantu za Mwanza mu gace bita akoze kurangiye mukancitse we ko mibagiye haciyemo iminsi ariko nimibuka ndaza kwabwira mu gace bakita gutera hafi y'ahantu bita kwa Mukombozi Feri. Abantu bagenda za Mwanza barahaza abakabari bita ni Pelaha. Ariko rero bazagusuzuma tumenye ibintu bijyanye n'akabari ko ariko niko wasindiye muze bakita ni Pelaha hafi kwa Mukombozi Feri. Hari umutanzania wambwiye akantu nibwo nese mbona ko burya harugiye twambara ikirezi tutazi uko kera. Of course. Yambwiye atari ko igihugu cyanyu bimeze bite. Ati muri agahugu gato ariko karenze gato byadanje. Ni cyane rwo turi gato ariko buriya mu bwonko ntago turi bato. Twakuzohaza. Ati cyo ndakizi tiriyo mpamvu cyako kubwira iyo nkuru. Ati muzi ikintu mwakoze mu Rwanda ntinyege kisa kagira inkuru. Ati reba iki gihugu cyacu cya Tanzania urakibona ukuntu kingana ni yego. Reba ikindi kibakikije cya Kongo murabona ukuntu kingana ni yego. Uganda even nayo wenda Barundi bo buriya hari ukuntu tuba tubarushaho no ku butaka, ariko nabo tubarusha akantu gato. Ubutaka baraturusha Barundi. Uzasubire kuri uzasubire gusomera igitabo bitaga niba ari Joshua Barundi baraturuta na Tarasi cya gitabo bakitaga ngo baraturuta. Baraturuta baturusha akantu baraturutse. Ako ngako ubwo kare kanyiso. Hanyuma arambwira ati nimwe batoya rero mu butaka mu buso, ariko ntago muzi ikintu mwakoze. Isi yose ubisobanukiwe wahita yumva uburyo kirenze. Uzi kumanura perezida wa FIFA mu gihugu cy'u Rwanda. Uriya muntu uramuzi cyangwa ntago umuzi cyangwa umwumva gutyo gusa? Iko ikazo simubaza Hoya ngewe ubwo nari nteze amatwi bari kunyigisha uburyo turenzemo, ahubwo ngewe nkaba ntarabikurura neza kabisa. Uramuzanye ibirenzeho utishiramo gode yongeye kukwereka ahantu dutera agapira. Uriya mugabo ni isi ibiri mu gihugu. Icyo kintu nacyumva kiraremereye. So iyo usohotse hano rero nibwo umenya neza iki gihugu uburyo kirenzemo. Nibindi ni ibyadanje muzari kudiringa iki Formula 1 nanango yagiye kureba kuri imihanda ubundi igomba kubakwa. Muri yaraje yatamanuka noneho ati hariya kuntu turebigenza prepare n'abenjeniyeri abayamanukanye kuri tele papa wiyigirirayo. Urakoze mu gihe twigare turi kurinyukira ati radiyo yarabaye nta kibazo biteguye neza, ariko dukene n'ibindi na coupe du monde uzayibona ha papa. Singaho nibere muri football. So igare rero Joshua ariko Joshua kubuseka igare ngiye kuba ndi kuvanyemo gato n'ubwara wo mukanya. Hari
aba jene bahagaze neza muri showbiz cyangwa se muri industry nyarwanda, umugabo bita Diaspora cyangwa se Black Nigga, nubwo mufitanye ibibazo mukuru we yakubwiye ngo azagutekinga down. Diaspora ariko nta kibazo cye. Ikibazo wigeze utarakomeza, wigeze kuncira umugani urambwira ngo ntago hica, wambwiye gute? Ntago buriya umwami ntago yica, hica rubanda. Yego uriya mwana Diaspora nta kibazo mfitanye nawe, ahubwo mukuru we, uriya mukuru we ariko urabeshasha tuzarubana twigendere ngo byagenze bite. Iya ndirimbo yabo na Brenda yujuje miliyoni 2 mu gihe gito cyane, ikintu kiza cyane, bari kubyishimira, bari kubiserebura, babikoreye ikirori. Urumva ko showbiz natwe reka tuyicelebrating ni sawa. Miliyoni 2 mu gihe irandirimbo hari ukwezi maze, mu gihe cy'ukwezi n'ukwezi miliyoni 2. Akaba ari sawa cyane. Ni nayo ndirimbo ya mbere Diaspora noneho cya kindi kintu wavugaga usaba abanyarwanda ngo bazarebe indirimbo ya Roskana bitewe n'ubwiza bwayo yari ifite. Mbwira ko message yatambutse irangiye cyangwa se isoje icyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa 9 iyoboye ku rutonde rw'izindi ndirimbo ziri mu Rwanda, ni ku mwanya wa mbere. Hanyuma bamereze indabo zanjye rero baziguhe ijisho ryawe vuba ngiye nabwe none banyaruke, ubwo tuhita tubijyana banareba n'akarimbo ka Shafi. Yego shana ko ni keza shaye kabisa, bagende barebe serera nimba ari serera ariko ko biri mu Gifaransa. Nabonye hariho na accent complexe na accent ngwiki circumflex tubazura mu nyamashuri uri inyuma niko mu nyamashuri dufashe niyagurye bami ndabuzanje France sinabikoze narize bra kasoga none aratwicara tumara ngo bayita ngo kindirimbo bayita serera ariko ni keza, ni sawa cyane. Abanyarwanda bajyo bayirebe turebe kuntu biza kugenda, ariko reka twite tuva no mu byo by'imiziki. So bukwe na nyoko bukwe ngo bageze Kigali, ikintu gitangaje ni ukuntu bakiriwe nyine ngo bageze Kigali, babana bose baseka neza baramanuka. Nabona gura mukecuru rero yishimye shawo, akosuriwe yanezerewe uri wese, abona abana b'abanyarwanda bamuhobera ati uri wese, ariko abonye kuntu uramujama afite viyo winiga uri wese erega isuka gira isoko, igira isoko rwose. Ikibazo cy'amatsiko nyaboneka ko nabonye umukazana nkabona barumuna be n'abakuru be, Nyamugabo yari ese ushobora gukura urujijo mu bantu ababwiye uko nuzi ushaka kuvugira mu rukerera rwakeye kuri internationale ya Paul hariya. Internationale ya Paul cyo kiri murakizi? Ndakizi aeroport niko ababyeyi b'umuntu witwa cyangwa se umujana duheruka gushyingira ejo bundi, ariko bukwa nubwo bwabaye urabunenga iki ukaribuke gute? Reka byihorere ngabanya barabaye ko tubwire bwarabaye ntaba kabuze umwanya twatwirirwariye ibintu bitoroshye, ariko buriya bukwe yewe ntago ari uko nkora ibitandeba birenza amaso. Sobanurira abantu uyu mubyeyi uyu mupapa n'umumama ni basebukwe cyangwa se ni nyirabukwe wa Ketia. Uyu yakoze ubukwe ejo bundi n'umugabo witwa nde uriya ukina basket yitwa nimba Adonis ni ibintu nk'ibyo baje Kigali rero baje kureba iki umukazana bagigera hara kuri Kigali internationale airport urakoze cyane, ariko wajye umusora Josh Igifaransa buri hari ukuntu njya nirumamo aeroport nibyo urumva. Akihagera asanga kipe yose cyangwa se Mackenzie Swad, urabazi bari abana b'abanyarwanda, Mackenzie family nimba ari Swad nimba ari family biri aho ngaho bose bari baje. Ariko umugabo naketse yuko ariko nakoze research ndeba apera ahantu iherereye, ndebe ko wenda ishobora kuba ari mu gihugu ari mu kazi, mbona ndabibura
ariko birashoboka ko wenda yarari hehe mu myitozo ariko kuva umukazana wacu we yarariyo nta kibazo sibyo bamwakiriye rwose bamwakira i Kigali ubu ngubu nyine ubwo yaje kureba urabizi ku bukwe bwabo ntago yari ahari yaje kureba uko ibintu bimeze ku mwana wabo warongoye hano i Kigali mu Rwanda iby'ubukwe byo nanigiye kuvuga reka ceceke ncire birarura kubera yuko nta nicyo bigize gute ntacyo byendaga kugira ngo bitwongerere sibyo muri rwa rwego rero nari ngiye gukumira ariko reka mbe ndetse gukumira ariko reka mbijyane gutya ngira ngo iyi nkuru warayumvisha nyumvira hari nabaje bamurusha situation bandambagiye ndabanga ntagire ngo wenda nicyo arusha abandi ikira uburanga ndacyabufite hari nabamurusha icyo biti kofi bamurusha titre sibyo twashatse kudiringa biranga ya ntiyumve ko hari icyo ari cyo arambwira ati Chantal turaho ntaraho ndamusuhuza n'intoki ati natega amatwi nawe ndabizi waraye ati natekereje mu bagore ngomba kurongora ati ahita nabimbwirira Ernest yakurwaga n'abakobwa bakize cyane ku buryo iyo yajyaga gusata hari umukobwa wapukinze ubu tugiye ibyo si uguharabika oya ntago ari uguharabika nabo wimubaje yabikubwiye bivuze ngo no mu rukiko arabivuze n'ibyo ngibyo ariko tuhagera no kuvuga Ernest twamenyanye muzi icyaha muzi cyitwa ubusa ariko wenda abaragiye mwarabikoze Ernest ntabwo twese mwihambiraho ni uyu mugore nkumvishije rero Kasongo yihwa yitwa Nyirakazikoraho wigeze kwikorera inkono urumva arangije ariko se jya kumva bumve kuntu ibintu bimeze urumva yitwa Nyirakazikoraho wikoreye inkono yamutwika ati nziza iki urumva uyu mugore yaraje yurira umuntu witwa Ernest uyu Ernest agiye mu cabinet vuba muri ya manda yarahiye ejo bundi muzehe nawe ari mu bashinzwe imirimo uyu mugore sinzi yaturumbutse ushobora kuba waragiranye ibihe n'umuntu igihe ntazi cyangwa se mwarawe cyangwa mutarahuye whatever ariko abonye umuntu hari urwego amaze kugeraho arabyutse mu gitondo ati nanjye reka nsitse amabuna ahantu ngira ibyo mvuga urumva bizimase kandi nabikumvishije birapfuye biraboze bifite ikibazo gikomeye cyane atuye Ernest twagiranye ibihe byiza cyane nturumva ati ariko ngo akaba yari indaya butwi ngo yakundaga abakobwa ngo sinzi sijuwe ngo sinjuwe baramubaza bati ariko se ibi bintu kucyo bizanye aho umuntu ahinduriwe titre ahubwo se ugamije iki ahubwo se birafasha iki abanyarwanda birabamarira iki undi tireka ngewe atimura n'abandi bagabo benshi cyane bafite amafaranga aturiye nta kintu twaza tuvugana nimba nta kintu mwaza muvugana uri muratumbuka kubera iki dore Kenesi nawe wicara mugati wa mugore we uri kwikoresha agakono gashyuye undi aragaruka ati Kenesi w'intero ubwoba noneho byavuye mu kuba byarukuganira byabaye iki mangara nguhanga mangumi narazamo mukanya ariko rero hari ibintu abantu bitkururiza rero buriya nibyo Kasongo yihwa bishobora kuba twajyanye ibihe byaba bibi cyangwa byiza mbere sawa wenda nkaba ngombwa ko nza guhindurirwa inshingano nkajya ahantu ariko ngiye mu nshingano z'igihugu cyangwa se igihugu cyamaye iyo ngewe uje kunkubita urushyi cyangwa ukaza kumbwira ubusa hari igihe biba bitakiri kuri njye njyenyine urakakanura kukumva uri gutegera uri kurategera mugabo namaki n'amashano n'ibiki none namaki ubwo byarashobokaga yuko ashobora kwita kuko nta n'ikintu avuga kizima avuga ngo wenda twarabyaranye yanga kumpa indezo byagenze gutya na gutya oya ahubwo ngo kuba bari baziranye ngo undi wenda yirira utwana cyangwa iki n'iki ibyo ngibyo nibyo aje kubwira abantu reka nkwereke turisanga
turi saa sita n'iminota 50. Nsengiyumva Shema uri gukinira ikipe y'u Rwanda mu igare abaye wa mbere ku mwanya wa 25. Byibura niwe muntu yasizweho iminota 3 n'amasaha 55. Ayo niyo makuru numvaga ngomba kukuzanira kuko uwo muntu turamukubye twamumanuye. Tumumanure volume. Twamumanuye. Twamwihoreye. Ariko se ubu turamwihoreye. Bareka nkamurushimangira uvemo. Ndakwiyamye twigende. Urakoze. Hanyuma rero. Abaye wa 20 wari wajeje ku mwanya wa hafi yari ku mwanya wa 30. Umva ko turi kuza. Ariko ejo twarabivuze duti buriya turacyari kubiga. Nibigutangaza umunyarwanda ejo bundi akoze ibitangaza. Reka nkwereke akandi kantu nge nakunze kanshimishije kuno music nyarwanda cyangwa se industry nge sinyenda kure industry yacu imaze kugera kuri go rushimishije. Hari ikintu cyabaye ejo bundi twanakivuzeho abantu bagiye gusura The Ben. Yaje umwana yageze i Kigali abahanzi benshi bari umwana bibonye. Cyari ikintu kigaragara ko ba Tom Close batanze inka na Clement atanga inka yanayihaye muyoboke sinzi ikintu warakimenye. Ndi kukimenya uri kukimbwira. Clement yahaye inka The Ben nani ego aha The Ben nayiha muyoboke. Tom Close n'umuryango we nayo baha inka The Ben. Platini nawe amwemerera inka amwemerera na Korabo. Kora Platini yavuze ngo debe ngo ngiye ngo ikintu kadanje ngiye kugwa Korabo. Ni cyadanje ariko ni partnership nziza nibyo. Urumva so rero mbitewe n'iki kubigarukaho cyangwa se kubikomozaho. Nejo cyangwa se ku mugoroba hari ahandi hantu hahuriye abahanzi mu rugo nanone basangira baganira harimo Masamba, harimo Ruti Joel, harimo Teta wa mukobwa uba hanze y'u Rwanda, harimo Jules Sentore. Wa mukobwa mugenzi wawe. Muhuje ibibazo. Komeza. Byayihangana nakundi. Komeza. Namwumvisha. MC. Bagoye chicken minyoni. Ntuzongere kuserereza mu kiganiro. Mbe ndabyishyura ibyo bintu. Tugaseka turi mu makuru. Ndi guseka nawe uransohora mu kanya ze. Komva. Bari kubyina bishimye rwose basangira. Ho bari mu cyo gikorwa. Bari nko muri repetition kuko hari igitaramo bari gutegura uno muryango wo kwa Sentore ndakeka. So ni ibintu nyine gubona abahanzi barenze 10 bari ahantu hamwe bari gusangira bari kuganira ni ibintu bitera nyine. Ariko ku ruhande rwanjye bo nibyagakwiye kuba igitangaza. Kubera yuko ahubwo igitangaza nuko bataba bari kumwe. Impamvu mbivuze gutyo. Muri game aba batipe basigara aba game changer cyane. Muri game z'abasani cyangwa se z'abahanzi bagiye bakashira. Umuhanzi yahuraga n'undi mugenzi we hariya bikaba beef cyangwa se bakarwana cyangwa bakava batukanye cyangwa whatever. Ubu kanukanye nimba turi kubona iyo partnership nimba umuhanzi nka The Ben ashobora gutumira abahanzi 30 cyangwa bangahe bose cyaba celebrity bose bakahuririwe bakanamwitaba bakaza. Icyo ni kigaragaza ko mu by'ukuri muri Kigali yari ari urabizi. Yego ndabizi nabikomojeho nabivuzeho. Ariko mu by'ukuri igihari ni ikintu kuvuga ngo akasongoye iwa rero hari ibintu nabonye kuri social media. Ni inkuru yabaye trend cyane mu karere ka Rubavu. Hari hoteli yafunzwe ariko ifungwa mu buryo Gisenyi ku mazi. Ego ifungwa mu buryo butoroshye cyangwa se mu buryo butemewe. Sinzi nimba ariko nabivuga. Wese gato mbanza mwumvisha akakantu. Hanyuma nawe mu nyurabwenge yawe umbwira uko bimeze.
ko yinjira muri hoteli abakozi bose babasohoye nta n'umwe urimo bose babirukanye ubu hoteli yose irafunze kandi bafungiranye mw'abakiriya b'abanyamahanga hariho abatanze amakomande y'icyo kurya kugeza n'izi saha icyo kurya cyabo ntibakibonye kuva mu gitondo ntibigeze bishwe n'inzara abakiriya bari mu byumba babafungiranye mu rukiko rw'abacuruzeri. Aho ngaho uwo ni manager w'iyi hoteli yari arimo arasobanura mu by'ukuri uburyo ikibazo kimeze giteyemo. Haje inzego za polisi ziraza, iyi hoteli yari ifite ibibazo, icyo ni icya mbere. Biza no kujya mu nkiko, biba ngombwa yuko hoteli ifungwa. Ariko buriya iyo icyo gikorwa kigiye kuba, umuhesha w'inkiko aje gufunga igikorwa runaka arabamenyesha mbere, bakitegura nimba mukuramo twangushe tukavamo, nimba n'ibigumamo bikagera gute bikagumamo. Ariko hano inzego zo zaraje za polisi ziza zihita zifunga hoteli. Manager icyo gihe ari ahantu ako kaso ndakumva sha life ziragwira, ariko life n'umwana w'umukobwa yemeje kubamo ayo mwihorere. Iyo umuntu aturumbiye se urajya ngo tubigenze gute? Nibyo ngayo nguko nuko ikomereze, reka nikomereze. Ariko sha nabonye ejo bundi, ariko baramuhaze baramupompye uriya mubiri n'uw'umuntu muzima. Kumbaza amakuru nkaho nyazi oya ntako na makuru wayobera byacitse ubuzizi. So twikomereze. Hanyuma polisi ziraza zifunga hehe hoteli yose, hoteli. Manager ngo sinzi inama yari arimo aho ngaho muri ako gace, n'ubundi y'aba managers b'amahoteli hari mu karere ka Rubavu baramuhamagara ati ariko nubwo uri mu nama hoteli byadogereye hari gushya. Aza yirukanka aje kuzimya. Mu kuhagera ibibazo yababajije nawe ari we wabibaza. Yaje ati ko muje gufunga hoteli harimo abantu de plus, kara gace na gace k'ubukerarugendo, haba harimo abanyamahanga benshi muri ara mu hoteli. Of course ko muje gufunga harimo bano banyamahanga, mutarana tubagiye mbere nimba abakiriya twakira tube turetse kubakira, tuba turetse gufata oda z'abantu. Ego habari zanyu bundi zimeze zite? Bativuga uvuye aho ngaho. Umwana w'umusore ati noneho reka mamagare DPC w'akarere ka Rubavu, noneho turebe uko bimeze. DPC urumva icyo ari ikintu gikomeye, yaje azira muri ginani. Of course ati muri mu biki? Baramusobanurira, ariko manager namusobanurira mu buryo bwagutse, avuga ati ibi ngibi ntabwo biratugiraho ingaruka twenyine, biragira n'ingaruka ku gihugu muri rusange. Kuko umunyamahanga azavuga ati nagiye ahantu nyamara bamfungirana hehe muri hoteli. Iyo ngingo irumvikana. Yego DPC icyo kintu aracyumva, ariko ageze aho nawe asa nanone nk'ugaruka, hoteli barayifunga. Kuko urumva ko aya majwi ye avuga yuko hoteli bamaze kugira gute kuyifunga already. Hanyuma manager ariko arongera abaza ikibazo kimwe. Ubundi iyo ufite ibibazo nk'ibyo ngibyo, hoteli n'ubukerarugendo buri muri RDB, ntabwo biri muri polisi. RDB niza gufunga hoteli. Urakoze cyane. Ndiyo aho hantu urakoze cyane. Turi kujyana. Ego arabaza ati none se kuki atari RDB yaje gufunga hoteli hakaza polisi uriye na RDB bimeze bite? Ubundi sukwenda sukwivanga mu kazi k'abantu mu nshingano. Yego nimba koko hoteli ifungurwa igahabwa ibyangombwa na RDB, ni nayifunga icyo kintu kerekana impamvu ifunze. Yego none umupolisi barafunze bo berekana iki? Ntacyo. Aho ngaho rero nicyo turi kuvuga muri cya kintu, nta byera ngo de nyaboneka bakurikirane biriya bintu. Sinzi impamvu ya biriya bintu, ariko noneho kuba barafungiranyemo n'abanyamahanga, ako kantu ni kabi. Ako kantu bagakosore. Hanyuma rero aba nabo bihangana, ariko bibigenze bate? Urumva barafatanya ibibazo n'aba bantu mu nkiko, ariko ibya byose inkiko niyo zemeje ibintu, hari process bicamo kugira ngo ibintu bigire gute
bikemurwe birangire. Rero uyu manager akibaza ati ni gute baza bagafunga hoteli irimo abantu na warning nta kintu cyatwerekaga cyerekanywe mbere yuko hoteli igomba kuza gufungwa cyangwa se skandale runaka ibaye. Yego. Hanyuma rero abantu bakibaza bati ibi ngibi bizarangira bite? Reka tubirekera agapira tugahereze ababishinzwe. Ariko iyo nkuru yagize gute? Yarabaye. Urakoze cyane. Ibyo bintu ndahita nanabivaho nigire ku mupasteri hakurya ahangaha wagize gutya akiyahura. Waramwumvishe? Witwa iki essence? Yego. Pasiteri ngo yirwaga abwira abantu ati umuriro utazima uzabakongora mw'abantu. Arabibabwira. Ati narababwiye. Ati ari umuturage cyabaye rero. Cano icyo bayikoreye nkuko namaze kubikubwira bayatse iki monetization. Ariko iriya shene urabizi neza yuko ishobora gukora nk'iki nka brand. Ariko ubu udashobora kwinjiza amafaranga ya YouTube ariko ukaba winjiza amafaranga y'iki yo kwamamaza. Y'abakiriya basanzwe nyine dufitana. Urabizi ko Loki hari ama companies yamamarizaga. Kandi nta kindi aba yaramurambagirije uretse ira platform ingana kuriya. So urumva rero yararebye aravuga ati amafaranga ya YouTube nayo ndayakeneye. Sibyo? Hano nzajya nkomeza amacisho tuganiro turi aho ngaho. Ariko ngira kandi gacano kagira gute kama amafaranga ya YouTube. Nta kindi rero cyabaye ku muvandimwe Loki Kimomo cyangwa se umusobanuzi w'abanyarwanda bamwatse monetization ariko babigishoboka. Kashobora ku applyinga bakaba bayimusubiza karindi ya YouTube ikamusubiza cyangwa se ikayimwaka burundu akajya yikoresha kuriya nk'iki nka platform iri aho ngaho. So icyabaye rero ni cyacu cyabaye kuri Mwanafunzi. Mwanafunzi we ntabwo bigeze bamuhereza kare akantu byibura ngakomeza azunguzaho. Barafashe bakubita hasi aramubwira ati wowe none ukuntu gahunda zimeze nta nubwo dushaka ndogo na bisu zawe. Nawe yafunguye kandi gashana bita ngo ni Ismael Doc ibintu nk'ibyo ngibyo. So bibaho rero muri iyi minsi abantu bakoze inkuru nyinshi muri Kongo nizitarafungwa zizafungwa kubera yuko naje gukurikirana amakuru y'ibitera kira kintu. Kongo inkuru benshi abantu bakoragaho zari za M23. M23 rero buriya ngifatwa nk'umutwe witwaje intwaro cyangwa se nk'umutwe w'ibyihebe nk'aba banyamahanga. YouTube rero nimba koko yaramenye ko uwo mutwe ari kufatwa muri za Burayi na za hehe kukoraho inkuru uburi kwamamaza ibikorwa byabo ko numa bafite rezo. YouTube rero yo nta gitekereza kabiri irakubwira ati bya M23 ntago bitureye icyo tuzi nuko ari umutwe w'ibyihebe. Musibe uyu ari kwamamaza ibikorwa by'iki by'ubwihebe by'ubwiyahuzi. Ngayo nguko rero Loki Kimomo muvandimwe rero gasunike na kara kazaza. Oya ariko rero kagoma no kuza cyangwa akora ibintu bizima. Akora ibintu bizima kandi biryoshye. Yego. Kafite umufana. Kari umukire. Tamafaranga. Jene yirwanyeho. Nakandi karaza. Mamba kwisha.